Yes, reka tubasuhuze cyane kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Mwe mudasiba kudukurikira umunsi ku munsi, mwe mwamaze gukora subscribe, turabatashya cyane kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Twongeye kubasuhuza rero tubifuriza ibihe byiza aho muri hose kandi mwiyumvemo ikaze. Tubahaye ikaze cyane. Ngewe uyu ni intambara kakiziritse ku muhoro kamwe kandi gashirwa kawuciye kagati umanika wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Sindi nyenye ndi kumwe na mugenzi wanjye nk'ibisanzwe. Ni Teta rero nk'ibisanzwe. Wa munyamakuru wanyu wigize akajya he muzancikira. None hari umuntu uherutse kubyica arambwira ngo abona ntaho bazancikira koko. Babona hari arambwira ati wajuje ati nazanye n'amabinga n'amajimbiri nka wawonye wajuje bya nyabyo. Uyu munsi rero turongeye turagarutse nk'ibisanzwe, ariko reka tubanze tubasuhuze mu mpande zose z'iyi si muherereyemo. aho muri hose turabatashya. Abameze neza mukomeze muryoherwe n'ubuzima, abameze nabi nabo batameze neza muri ibi bihe. Nkunda kubabwira ngo uretse gusenga Imana nta kindi kintu wakora. Ikindi ni ukugerageza kwemera no kwakira situation urimo. Niko bimeze kabisa, kubera ko buriya ikintu gitinze umuntu akagira n'amadepression kenshi uba mu kintu bita denial. Ukaguma wanga kwemera ko Imana yemeye ikintu uri gucamo, ariko buriya n'Imana iba yemeye ko ugicamo kandi ikabana nawe n'ubundi iyo yiyambaje cyangwa uyisenze. Turetse ibyo ngibyo rero turabasuhuza kandi turabifuriza ibihe byiza aho muri hose no mu byo mukora byose n'amahirwe muri byose. Nibyo kabisa, Imana ibane namwe kandi haze kwifuza kwayo cyane. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Voilà. Tubahaye ikaze nk'ibisanzwe. Rero ndagira ngo tuganire. Yego. Ariko nkubwire nti mbabarira umbwire neza, umbwize ukuri. Njya numva abantu bavuga impunzi. Impunzi ziri muri diaspora. Ese ni kimwe? No, ntabwo ari kimwe. Cyangwa se ni amagambo afite isano cyangwa adafitanye isano na rimwe? Ntabwo ari kimwe. Gusa byenda kugirana isano, ariko mbere yuko dukomeza tuvuga ku by'impunzi, twabanza tukababwira impamvu hajeho uyu munsi hajeho iyo title cyangwa se theme y'impunzi. Ubushize rero hari ikiganiro twa prodinze, ndumva ari nacyo cya nyuma duheruka. Yego. Twagiye mu nama cyangwa se mu guhura n'impunzi za hano mu gihugu cya Mozambique, aho zari zahuye ku munsi w'impunzi ku itariki 20 z'ukwa gatandatu, aho zari zahuye zikigira hamwe ibintu bitandukanye. By the way, nta nubwo habonetse abantu benshi kubera ko hano ubuzima bwa hano mu mujyi ni ugukora. Rero barahuye ariko bahuzwa no kongera kuvuga cyangwa se kwibukiranya ubuzima buri hano no kwibukiranya impamvu bari hano, no kugira kandi ikintu bafashaho ku bantu bari guca mu bibazo cyane biruta iby'abandi. Hagati aho rero habayeho kwakirana, habaho kumva ibibazo by'abaturage ari zo mpunzi nyine z'Abanyarwanda. Hajemo abayobozi batandukanye, harimo umuyobozi umwe muri bubone w'umuzungu ufite uruhu rwera. Ukiri aho se, ahubwo uyu muzungu we ashinzwe iki mu nama? Ashinzwe iki muri iyi nama yari yabaye? Bari bagerageje guhamagara abantu batandukanye bari mu ntuza muri secteurs z'ibintu bijyanye n'impunzi, kugira ngo bagire ikintu bafasha ku myumvire cyangwa se ku bibazo by'impunzi, kugira ngo n'impunzi zisobanukirwe yuko hari inzego burya zizirengera. Ntabwo ahubwo nari mbizi yuko buriya dufite n'ibiro biturengera, ku buryo ugize ikibazo ushobora kugushakira n'umwavoka n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Uriya muzungu rero nawe ashinzwe impunzi, ari ni komisiyo y'impunzi, akaba n'uwo muri HCR, akaba yaroherejwe aturutse za Brazil. Akaba bafite ibiro hano, bakagira n'ibindi biro Nampula. Ngaho rero ngewe mbwira, none se ko twese turi hano hanze y'igihugu, heruka nanjye mvuga nti diaspora, undi ati ndi impunzi. Byombi so guhunga byose si bimwe
wumva hari itandukaniro ririmo nk'uko ubivuze ntabwo byumva ari uguhunga. Nawe uri kubyumva, impunzi uba ufite ikintu wahunze. Impunzi uba warahunze igihugu, wenda ufite nk'umutekano muke, ushobora kuba uri impunzi ya politike, ushobora kuba uri impunzi nk'ubu nkatwe harimo n'impunzi z'inzara. Rero impunzi uba warahunze intambara, iterabwoba cyangwa ivangura, ntabwo uba ugiye ku bushake, ntabwo ari ubutembere uba ugiyemo. nka ba bandi bahungiye za Uganda na za Mozambique kubera ibibazo runaka. Abo ni impunzi kandi amategeko mpuzamahanga arabarengera. Urugero rwa mbere ni UNHCR. Ariko diaspora bo baba baragiye hanze ku bushake bwabo, bashobora kuba baragiye kwiga, gukora cyangwa se gushaka ubuzima bwiza. Urumva ko bitandukanye n'iby'impunzi. None se niba nanjye naragiye nko muri Portugal gukora ariko nshobora kudasubira mu Rwanda, naba narabaye impunzi? Oya, biratandukanye. Niba utahunze intambara cyangwa iterabwoba cyangwa uri ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ugenda utabishaka, impunzi iba ifite uburenganzira bwo gusaba ubuhungiro, ariko diaspora aba afite visa, pasiporo cyangwa ibyangombwa bisanzwe by'abashyitsi cyangwa abakozi muri rusange. Mu yandi magambo, wagiye yambaye nka kositimu akanyura nko ku kibuga cy'indege cyangwa ku mupaka mu buryo busanzwe, uwo nguwo ntabwo aba ahunze. Oya, ubundi nta mpunzi inyura ku kibuga cy'indege, uretse yuko hari nk'impunzi zijya i Burayi zijya zinyura mu bibuga by'indege ariko agenda yihishe. Ikindi akenshi ntabwo akunda gufatira indege mu gihugu cye, uba usanga yarabashije nko kunyura mu bishokoro akajya nko mu bihugu baturanye kugira ngo abe ariho ajya kuririra indege. Muri make rero impunzi irarindwa kuko yahunze, ariko diaspora irakora, iriga, ikorera igihugu cyayo aho iri ahantu aho ariho hose. Urumva bikwiye rero ko twubaha impunzi tukanazifasha, kuko nibaza ko hari ikiganiro washyize hanze aho umwe mu bahagarariye impunzi arimo avuga ibibazo bahura nabyo. Yego. Ariko ukumva nyine ko hari urundi ruhande rwabyo, hari urundi ruhande rw'icyo kibazo cy'impunzi gihari. Njyewe sinabisobanukirwaga neza nyirizina itandukaniro riri hagati y'ibyo bintu bibiri, ariko ndumva bikwiye ko twubaha impunzi kabisa, tukazifasha kuba zirusha ubushobozi, zaba izo mu Rwanda, ubwo ndavuga muri rusange. Hari izo mu Rwanda, hari iz'i Burundi, hari izo mu bihugu bigiye bitandukanye kandi zose ziri. Hari n'impunzi zo mu bihugu bya za Ethiopia, nazo zibarizwa muri ibi bice bya Mozambique. Ni ukuvuga ngo rero nibaza ko by'umwihariko ku zo mu Rwanda ni byiza ko tuzegera kubarushanya ubushobozi, ariko na diaspora nayo ku ruhande rwayo igakomeza kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu muri rusange. Nigeze kubona ikiganiro cyagiye hanze wagiranye n'umuyobozi nk'uko nari ndimo kubivuga, uhagarariye impunzi. Nkurikije ikiganiro cyose nacyumvise, waramubajije ibibazo byiza by the way. Murakoze cyane. Wamubajije ibibazo byiza, numva nanjye namubaza, ariko bimwe mu bintu yagiye agarukaho cyane ni ubushobozi buke bw'impunzi. Cyane kubera ko n'ubundi mu ntumbero cyangwa se muri papasi y'inama yakozwe byari kugira ngo babashe gufasha imiryango ikennye cyane kurusha iyindi, kandi yarafashijwe. Ariko usibye uyu mubwana mbona uhagarariye impunzi hano, impunzi z'abanyarwanda hano muri Mozambique, abandi ntabwo wabasha kumenya ngo kuko nagiye mbona abantu nka bangahe muri izi video batandukanye bafata ijambo bakavuga, ariko ntabwo nyine wabasha kumenya uyu nguyu ninde, ashinzwe iki. Usibye uriya uhagarariye impunzi muri rusange twabashije kubona, ariko abandi ntabwo twababonye. Wowe wari uriyo, nigeze no kumva uvuga ku bijyanye n'abashinzwe kwita ku mpunzi mu bibazo bahura nabyo, harimo nka polisi y'impunzi. Ushinzwe polisi y'impunzi ninde? Ushinzwe polisi y'impunzi ntawe, ahubwo hari shwadara ishinzwe gukemura ibibazo by'impunzi. Ariyo shwadara bita shwadara 4, iba mu mujyi hariya hafi n'ubundi
ya inari abazi aho tujya aho impunzi zijya gufatira ibyangombwa barahazi. Squadra 4 rero iba hari hafi. Hakaba rero haraje komandante w'iyo Squadra 4 atubwira cyangwa se akomeza kudusobanura ko hari amategeko arengera impunzi kandi hakaba hari n'inzego zishinzwe ibibazo by'impunzi. Sinabo wenyine rero wari uhari, sinabo bonyine navuze bari bahari. Hari n'ukuriye impunzi z'abarundi muri rusange. Nuvuga ngo yari inama y'abantu bose yazaba impunzi z'abanyarwanda z'abarundi. Yari umunsi w'impunzi muri rusange kunuza ku rwego rw'isi yose. Okay. Ku rwego rw'isi yose, niyo mpamvu rero n'impunzi z'abarundi nazo zibonyemo. Ahubwo nuko wenda abantu batitabiriye cyane, ariko ubundi hari hateganyijwe ko hari buze n'ukuriye impunzi z'abakongomani nawe n'abantu be hakaza n'ukuriye impunzi zo mu mpande zose z'abanyetiyopiya ngo n'abasudani bose byose nabo bakaza. Ubundi niko gahunda yari iteganyijwe, ariko kubera ikibazo cy'akazi, kubera yuko byabaye mu minsi navuga ngo ni konji itaritabiriwe cyane. Kandi urabizi ko muri Maputo nyine ubuzima ari ugushakisha, habonetse abantu bakeya, habonetse iriya komisiyo yaje muri ya muzungu. Uriya muzungu yari yazanye n'undi mugangakazi ushinzwe kuvura impunzi. Hari n'ibitaro bigenewe impunzi cyangwa n'abaganga bagenewe impunzi? Ahubwo wowe urwaye wagenda bo bakaguha nka transfert. Okay. Hari transfert z'umwihariko z'impunzi. Rero bo urumva urwaye wagenda bakaba bagufasha nyine mu bintu byerekeranye n'ukuntu wakwivuza, cyane cyane ubaye nta n'ubushobozi ufite. Bakaba babigufashamo. Hari n'umukuru w'iyo Squadra nyine n'uwo mugangakazi, hari n'uriya muzungukazi. Bavuga bati ikibazo cyose mwabasha kugira mwagira nk'impunzi turahari, turi kuri serivisi zanyu, ntihazagire ubarenganya, ntihazagire ubagira nabi. Mu gihe mwagendeye ku mategeko y'igihugu nta muntu n'umwe wemerewe kubahutaza. Wigeze no kuvuga ko habayeho umuhango wo gufasha abantu batishoboye. Ibyo byagenze bite? Habayeho cyane cyane gushyikiriza abana. Haje ntabwo byitabiriwe cyane, gusa habashije kuboneka umumama umwe w'umupfakazi. Umupfakazi nyine ni ukuvuga ngo umuryango w'impunzi nawe n'umugabo nyine bari n'impunzi, nuko aza gutakaza umugabo. Umugabo nyine ava mu mubiri. Hakaba hari n'umugabo nawe ufite abana batoya, nawe twavuga sinzi ukuntu babita mu Kinyarwanda, ubwo umudamu aba ari umupfakazi, umugabo bamwita umupfakare, nawe afite abana 3. Nuvuga ngo ntabo ngabo nta kazi bafite, nta mibereho bafite, cyane cyane ko bari mu bafashijwe. Abana bato bashyikirijwe amakaye, babashyikiriza kandi n'ibyo kurya bikeya, si byinshi, ariko uko byagenda kose babahaye kwicuma iminsi 2. Ndumva byaragenze neza cyane kabisa. Reka rero dushimire cyane abantu babanye natwe muri iki kiganiro. Nshimira na buri muntu wese wabashije kugira ikintu abona, akagira ikintu afasha abo bantu batishoboye. Nakangurira abantu batandukanye cyane cyane bene wacu kugira ikintu bafasha abo bantu batishoboye. Ntago ari ukuvuga ngo ubaye uri na diaspora, uzi umuntu w'impunzi ufite ikibazo, uzi nk'umupfakazi utabayeho neza, wakorera umugisha ukagira ikintu umuha. Njyewe nanjye ikintu narenzaho mu ijambo rimwe nuko nk'umunyarwanda ahubwo twe kwiremamo amatsinda ngo mu diaspora ngo impunzi, nk'umunyarwanda ukaba uzi umuntu ukeneye ubufasha runaka, mufashe ubuzima bukomeze. Munyuraho gutyo gusa ngo ugende. Abantu hano twarahageze turahinduka nyine ku buryo usanga wa mugani ngo umusonga wundi ngo ntubuze undi gusinzira, ariko ntabwo byakabaye bimeze. Hari abantu bene wacu babayeho nabi cyane, bari mu buzima bubi cyane, bakennye. Noneho kandi twaba dufite abandi bantu bene wacu badafite ikintu babuze, ariko wajya kureba ugasanga barafasha. Niyo bafashije bafasha abandi bantu, ariko ntibabafashe bene wacu. Ntabwo byari bikwiye. Navuga ngo rero
fasha umuntu utitaye ngo ni impunzi cyangwa ni diaspora kabisa kubera mufashe yuko ariko by'umwihariko nyine umuntu w'iwacu ngo ujya gutera uburezi arabwibanza ngo ujya kurishihera ku rugo ngo ujya gutera uburezi arabwibanza kabisa dufashe bene wacu nk'abo bantu b'abapfakazi abantu b'abapfakare urumva niba hari n'uburyo bwo kumuha akazi nk'uwo muntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umudamu ukamuhe ukorera Imana niko bimeze kabisa reka rero tubashimire cyane mwebwe mwabanye natwe nanone muri iki kiganiro turacyabifuriza ibihe byiza guhaha mukaronka ariko ngewe nasoza nkubaza ngo nawe muri komenti watanga inyunganizi cyangwa se igitekerezo cyawe utubwira uko ubizi ese wowe wari uzi itandukaniro rya diaspora n'impunzi manuka hepfo aho hasi rero muri komenti ugira ikintu ubitubwiraho utubwire waba uri impunzi waba uri diaspora gira ikintu bivugaho ugira ikintu tubwira nyine ariko nanjye ntabeshye nanjye ntabwo narinzi itandukaniro ryabyo kabisa nanjye mu by'ukuri ntabwo narinzi ibyari ntabwo narimbizi pe ariko naje kubisobanukirwa cyane cyane muri iyo nama nibwo babisobanuye neza mbasha kumenya ibyo ari byo reka rero tubasezere tubifuriza gukomeza kugubwa neza mu bice mugiye muherereyemo Imana ihaze ukwifuza kwanyu mwe mwadukurikiye kandi mwibuke gukora subscribe share na comment rwose please subscribe ibiganiro byo munabisangiza abandi nabo bamenye ayo makuru ko atari njye utabuzi cyane cyane ndaza gusharinga nimero ya nuza ya komanda ushinzwe iyo shwadara ya 4 ushinzwe impunzi rero byaba byiza ukirebye cyose kugera ku musozo kugira ngo uyibone sawa ciao Imana barinde